kwera k'umukiranutsi, kwera k'umukristo, gutsinda ibyaha, kunesha isi, niyo shusho y'Imana mu muntu. Ariko niba isi yakunesheje, iyo wiyise umukiranutsi kubw'imirimo yawe, uhinduye Imana umunyabinyoma. Ariko se kagakiza ka Kristo iyo gakoreye muri wowe, ntukiranuke, byo uburinde kagakiza ubukagiza gake. Mbere yuko Kristo amanikwa ku musaraba, umusaraba wari uriho, kandi na nyuma yuko amanitswe umusaraba uracyabaho. Ariko kandi imisaraba yose si ibyiringiro, wa Kristo niwe byiringiro. Kandi iyo tuvuga umusaraba ntituvuga kiriya giti, nta nubwo tuvuga iriya sinye. Oya, wowe urinde mu gihe cyo gukiranirwa. Nibyo da, reka twimuke tugaruke mu isezerano rishya. Pawulo yavuze ngo ikize, none se niba yarakiraniwe, Imana ikamubona nk'uciriweho iteka, ikamanuka kubw'imbabazi zayo ikamweza, ubu hagati y'abarimbuka n'ababona ubugingo Satani yanditse mu kihe gitabo? Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimugire amahoro y'Imana. Njyewe ndi mwene so Aniseti niyo mugabo, nk'uko dusanzwe tubana ni ku ijwi ry'umukanguzi. Dushimiye Imana, dushimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana ku bwanyu, ku bw'imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora, turayishimiye. Iyo tuvuze ngo dushimiye Imana, mba numva byaba bigari cyane muri twebwe, bikiyongera cyane, kuko amashimwe ni umunezero umuntu asangira n'Imana. Rero reka mbasuhuza aho muri hirya no hino mu mpande enye z'isi, ndetse no hagati yayo, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko mubizi, musanzwe mubana natwe, dukunda kuganira ijambo ry'Imana, ariko kandi ntidushaka ko tubaho nk'abatababera umumaro muri Kristo. Niyo mpamvu duhisemo uyu mwanya kugira ngo tuze kuganira ku mikorere y'ubumana n'umuntu, cyangwa se isano y'Imana n'umuntu. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe na mwene data Chris kuri kamera, tumwatuyeho umugisha w'Imana. Nawe aho uri, nawe tukwatuyeho umugisha w'Imana, ndetse dushimiye abantu mwakoze subscribe, nawe ugiye kuyikora, Imana ibiguhera umugisha. Kandi dushimiye abantu muguma gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Ni ukuri Uwiteka ntakabure kubanezeza, ntakabure kubishimisha ibyishimo bye. Imana ibaha umugisha. Nanyemerera tugafatikanya gusenga, twamara gusenga tukaganira. Data wa twese uri mu ijuru, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyir'urukundo rudashira, Imana umukiza w'abari mu isi, Imana icyubahiro cyacu, gitare cy'amahanga, Imana isoko idudubiza amahoro kandi agatemba umugisha, turagushimiye. Tugushimiye ko watwimenyekanishije ukaduhamagarira mu rupfu rwa Kristo, kandi twebwe nyamara ukaduhamagarira kubaho. Watuyoboje ukuboko kwawe ko gukiranuka, utubwiza ijwi ry'ineza ku mutima uciye bugufi, kandi ubikorera abantu nkatwe b'umubiri bapfa bakibagirana. Kandi wowe uri Imana ihoraho, uri igitangaza n'ushimwe. Kuva isi ibayeho, twe tuzi ibyagiye bibaho tubibwiwe, tuzi ibiriho tubibonye, kandi tuzamenya ibizabaho nabyo tubyumvishe tubirebye. Ariko turagushimiye ko uri Imana itandukanye nabyo byose. Izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze Mwana. Tunejejwe nuko turi ubwoko bwawe, tunejejwe nuko watubyarishije ijambo ryawe, tunejejwe nuko ari we Mana y'agakiza kacu. Tubisenze tugushima ku bwawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Nari mbabwiye ngo ndagira ngo tuganire ku isano y'umuntu n'Imana, cyangwa se abizera dufitanye isano ki. Bibiliya ivuga amateka y'iremwa rya muntu. Imana ijya kurema umuntu, yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Ntibyagarukiraho, iravuga ngo atware ibiri mu isi, abitegeka biyobore. Gutegeka no kuyobora isi
imana ishimwe ko ari ubutware imana yahaye umwana w'umuntu, ariko ndagira ngo mbibutse ko ntabwo ari buri muntu wese witwa umutware mu cyanya cy'imana. Mu isi buri muntu wese ufite aho asengera ni umurwanashyaka waho. Turaza kuvuga ku bintu n'ibindi hirya no hino mu madini kugira ngo tuze kuba dusubije abantu badusabye gukora ikiganiro kuri ibyo bintu. Hari abantu baduha amamesaje, rimwe na rimwe mukaduha n'amalinki y'amacanozi amwe n'amwe mutubwira ngo nimwumve iki kiganiro mugire icyo mubitubwiraho. Bwa mbere isano ry'umuntu n'Imana riri hagati y'umuntu na Yesu. Umuntu wese wemera Kristo nk'umwami n'umukiza ari registered, ndabivuga yujujwe mu gitabo cy'ubumana, mu irangamimerere ry'agakiza arimo, mu bantu Imana ifite arimo, kubera ko nta wundi muntu ugera ku Mana atanyuze kuri Kristo. Ni amagambo Yesu yavuze, yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Mu yandi magambo, umuntu wese ushaka kugera ku Mana anyura kuri Kristo Yesu. Ubwo nsubije bamwe batubaza ngo umuntu utizera Yesu ntazajya mu ijuru. Oya, ntabwo azajyayo rwose, ntazaba natuye hafi yaryo. Hanyuma kandi kwizera bitugira urubyaro rw'Imana, ari nayo sano y'Imana, bibyara imbaraga nyinshi muri twebwe zihabwa abizeye zo kunesha isi. Kunesha isi ni ukutagendera mu bibi, mu moshya y'isi, ariko nyamara tuyirimo. Kunesha isi ni ukuyimukamo kandi tukiyigendamo. Kwimuka mu isi ni ukwima isi inkunga yacu mu mikorere yayo. Mu yandi magambo, ntabwo duparitisipa mu mirimo y'ab'isi, ahubwo dukora ibyo mu ijuru turi mu isi. Imana ishimwe. Dukiranukira mu isi, dukiranukishijwe n'ubuzima bw'ubumana muri twe. Ndagira ngo mbabwire ko nta Mana iba mu isi, Imana ituye mu bizera bari mu isi. Ni nayo mpamvu umuntu wizera ni ingoro y'Imana. Isano dufitanye n'Imana ni twebwe nyubako y'Uwiteka, ni twebwe address y'agakiza. Imana ishimwe. Kandi ndagira ngo mbabwire ko agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu ubu karabonetse. Bibiliya iravuga ngo karatwegereye kuruta igihe twizereye. Enima dolance dra perimondia horia. Agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Imana ishimwe. Hari umuntu wigeze yambaza, ubwo turi gusubiza abantu muri komenti kuri WhatsApp n'ahandi. Hari umuntu wigeze yambaza arambwira ngo mwene data mukozi w'Imana, umuntu abyarwa n'Imana bigenze biti? Hari amamesaje menshi cyane tutazabasubiza, tuzajya tubasubiriza kuri YouTube kugira ngo tube dusubije n'umwe utaranditse ariko yibaza ibyo watubajije. Kubyarwa n'Imana ni igikorwa kiba igihe umuntu yumvise ijambo ry'Imana akaryizera agahindurwa naryo. Kubyarwa n'Imana, Imana ni umwuka, kandi iyo tuvuze umwuka tuba tuvuze imibereho y'ubumana. Iyo tuvuze umwuka tuba tuvuze imitekerereze y'Imana. Iyo tuvuze umwuka tuba tuvuze kamere y'Imana. Iyo tuvuze umwuka tuba tuvuze matsiyeri y'Imana. Nibwo buryo Imana ikozemo, ni umwuka. Kandi noneho umwuka uragaruka ukaba ishusho y'Imana mu mbaraga z'imirimo iboneka, ariko umwuka waje mu buryo butagaragara. Umwuka aba mu mirimo. Kimwe rero mu bintu bigaragaza imirimo y'umwuka ntabwo ari ibitangaza, ahubwo ni impinduka abantu babyawe n'umwuka bagaragaza. Kuko ishusho y'umwuka muri twebwe si ugukora ibitangaza, ahubwo ishusho y'umwuka muri twe ni ukwera imbuto. Ishusho y'umwuka muri twe ni ukugaragara nk'abahindutse, tukabaho mu buzima bwizera bunesha isi ariko guhinduka. Kuko Bibiliya iravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ntabwo ari imirimo y'abizera, ahubwo ni ukwizera gukorera muri twe. Kimwe mu mirimo ukwizera gukorera muri twe harimo no kunesha ibyaha, harimo gutsindira ari, harimo gutsikamira kamere igasinzira, umwuka arayisinziriza,
kimwe mu bintu umwuka akorera muri twebwe arimo kutwangisha isi akadukundisha ijuru. Umwuka dukumbuza ururembo rw'abakiranutsi. Umwuka wera w'Imana aduha kwishima mu bibazo. Umwuka aduha guseka mu marira. Ibyo ni ibintu byose umwuka agenda akorera muri twebwe, adutandukanya n'ab'isi. Nibutse ijambo Mose yabwiye Imana, yarayibwiye ngo nutemera ko tuvana inaha ntuhadukure, kuko n'ubundi nta tandukaniro twaba dufite hagati yacu n'abandi banyamahanga, kuko nabo ubwabo iyo bagenda ntibagendana Imana yabo, kuko Imana bayisiga mu ngoro. Aravuga ngo ariko nuza tukagendana, bizaba bibaye igisobanuro cyiza cy'uko turi ubwoko bwawe, nutubona nta dushidikanyaho kuko uraba wagendanye natwe. Imana ishimwe. Nkwifurije kugendana n'Imana. Wicaye muri ofisi nkwifurije kugaragarwaho Imana. Mu rugo rwawe Uwiteka kugaragareho. Haleluya. Mu mibereho yawe Imana ikugaragareho. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo genda murakiranirwa, nagendanye namwe nabica nkabamara. Mose arangije ajya gusenga, arayibwira ngo noneho tubwira imigambi yawe, tumenye ibyo ugambiriye kuri twe, tubone uko tugukiranuka. Imana irabwira ngo ngambiriye kuzabashyitsa. Iramubwira ngo ubwo uzadushyitsa no kutwica ntuzatwica, ngwino tujyane. Iramubwira ngo nta kibazo, ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo usabye nacyo ndagikora. Imana ijyana nawe. Iramubwira ngo nzaba inkingi y'umuriro n'igicu, ngendane namwe, nzabatwikira izuba, nzababera inkingi, umuyaga wo mu butayu ntacyo uzabatwara. Inkingi y'Uwiteka irahari. Kubera iki? Wagendanye n'Uwiteka. Kimwe mu bindi umwuka dukorera, umwuka dukomeza aho twageragerejwe, kuko umwuka, iyo twuzuye umwuka turaremera, turemerera amaboko y'ibitugerageza. Iyo twuzuye umwuka turakomera, dukomerera ibiganza by'abaturwanya. Iyo twuzuye umwuka, umwuka nibwo buzima bw'Imana muri twebwe, kandi umwuka n'umuzuko mushya Kristo yatanze muri twebwe. Imana ishimwe. Hanyuma kubyarwa n'Imana biba igihe wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Iyo umwizeye ukatuza akanwa, nibyo bibyara gukiranuka. Umwana ashobora kubyarwa n'Imana ariko ntiyatuza akanwa, agakora ibyo gukiranirwa, yarabyawe n'Imana, ariko icyo gihe ntiwandikwa mu gitabo cy'abanditse cy'abana b'Imana, ntiwandikwa. Wowe ubwawe warizeye, wemera ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ariko ntiwahamya. Guhamya rero birimo kwatuza akanwa no gukora imirimo. Subije wa wundi watubwiye ngo ijuru rirakorerwa. Nge ndopoze n'abantu bavuga ko ridakorerwa, kuko gukiranuka ni action. Action ni igikorwa. Harimo kwibuza bimwe mu bitunezeza, cyo ni igikorwa. Harimo kureka ibyo twabagamo, cyo ni ikindi gikorwa. Harimo no guhakana ibigirwamana tukemera Kristo Yesu umwami n'umukiza, cyo nacyo ni igikorwa. Kandi ndagira ngo mbabwire ko kujya mu ijuru twabihawe nk'impano idusaba gutera intambwe, tukarambura n'ibiganza tukayakira. Ntugire ngo ni ibintu biza usinzirije bigahita biza gutyo gusa. Oya, kujya mu ijuru tuvuga ntabwo ari imikino. Hari abaririmbyi babiririmbye baravuga ngo ntabwo ari amagambo, kandi iri juru tuvuga ni ijuru ry'intwarane, niko Bibiliya ivuga. Ngusubirijemo, Bibiliya iravuga ngo ni intwarane. Intwarane zituruka ku ntwari zifatikanya, ku Kinyarwanda twita gutwarana. None se niba harimo intwari, hari umuntu w'intwari atarwanye? None se hari umuntu urwana atari mu gikorwa? None se kuki tuvuga ngo turi mu ntambara? Cyangwa nta ntambara ubamo, nta rugamba urwana? Ubaye nta rugamba nta butwari. Ndagira ngo mbibutse, igihe cy'umunezero gisiga ibigwari, rimwe na rimwe ntibinibukwa, ariko igihe cy'intambara gisiga intwari. Niyo zaba ziriho zirasigara, n'izapfuye ziribukwa. Ndagira ngo nkubwire ko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo bazabanga babampora. Urwo ni urugamba. Bazabarenganya, ngo uko nagiriwe namwe niko bazabagirira. Ariko muzahere ko mumenye ko ubwo bangize batyo, bangenje batyo, namwe niko bagomba kubagirira. Ndagira ngo iki kintu cyo kumva ijuru ari ubusa kuri mwebwe, ari ikintu mubona for free, not for free. Ijuru kuribona ni grace, ni ubuntu, kandi nta buntu butagira igitambo. Ugomba kwitanga.
imana ishimwe. Kandi kwitanga se Bibiliya ivuga iki? Ravuga ngo mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo abe ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Gutanga umubiri ntimugire ngo ni ibintu byoroshye. Kwiyiriza ubusa ukima n'umubiri ibyo ukunda umwuka adashaka, cyo nicyo cyita gutanga umubiri. Utanga imibiri yanyu ni ukwiyiriza ubusa ukiyima ibyo umubiri ushaka umwuka adashaka. Aho si igikorwa. Ibyo byose turi kubikora ngo bigende bite? Turi kubikora ngo tugumane ubwami twarazwe. Rero abantu benshi bashakira gukiranuka mu migenzo n'amahame y'amadini y'iwabo. Hari mwene data ubwo nawe musubirijemo yarambajije ngo Islamu yabyumvishe ku kiganiro kuri channel zimwe n'umupastor umwe wakoze icyo kiganiro, si ngombwa kuza kumuvugaho. Yumvishe ikiganiro avuga ngo Islamu ngo ni idini Satani yakreye ngo kugira ngo bazarikoreshe bagira bati biki n'ibindi gutyo. Ariko ntabwo ariko kuri. Ntabwo ndi kubivuga ngo nihohore, ariko abantu bazi inkomoko ya Islamu muzi neza itangiriro rya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko no mu ntumwa zabayeho nge ndamwemera nk'intumwa, nubwo hari aho ngira ngashyiraho point d'interrogation, ariko yabayeho intumwa yagaragaje urukundo cyane nuko yahoze mu ntambara mu bihe by'intambara. Ariko siwe wenyine na ba Mose bararwanye, siwe wenyine ba Joshua bararwanye, ba Dawidi bararwanye, siwe wenyine, harwanya abantu benshi. Rero si nibyo nshaka kuvuga, ndagira ngo nze gukuraho urujijo. Niba utari mu idini utaririmo wimbaza amateka yaryo, kuko sindi bukubwira amateka yaryo ngo ujyeyo. Ibyo ntacyo bikumarira. Bimeze nko kumbaza iyo ndyamye mu cyumba cyanjye kuri matera mba numva meze nte kandi ntazahakuryamisha. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kumenya amateka y'ibiryo utarya, ubwenge bwawe buri gutinda. Uri gutinda ku bintu bitagutunganiye. Inshuti z'umusara ni mukuru ubwenge kure. Munyihanganire ngo usubize muri ubu buryo. Kuri ubwenge aho burangariye. Kajya kumva ngo abakatolike ntibazajya mu ijuru. Ntabwo ijuru wowe wita umukatolike banza urebe wowe warindi wari iki. Buretse tinda gatoya guca urubanza, tinda gatoya kubwira umuntu ngo ntabwo uzajya mu ijuru, tinda gato. Buretse gukonfirima umuntu wese ukiriho ugihumeka, niyo mwaba mwahuriye mu muhanda uva muri Nibature undi yaraye asambana, tinda guca amateka kuri we. Ntabwo ariyo sano yacu n'Imana. Ntabwo tugira ngo ducireho abantu iteka. Hari umugabo w'inshuti yanjye yaratabarutse, ntabwo ndi bumuvuga izina. Yabanje kubaho umuvugabutumwa akiri umusore, akunda umwana w'umukobwa muri korari, arangije barishyingira. Ubwo mu idini juste tumaze kubyita ko aguye. Mvuze mu idini, amaze kugwa aranashayisha, arasambana, atarwara rugo, aruta abana bamaze kuba bane, aragenda arasambana, yararwanaga. Uyu mugabo aragenda, yari umusinzi, ntacyo yashakaga gukora atakoze keretse icyo atarashoboye. Igihe kimwe ararwara ari inyuma y'urugo rwe yararutaye, aragaruka abwira umugore ngo nararembye. Umugore aramwakira, ararwarira mu rugo. Afata kandi kanya aragenda asaba imbabazi bamwe na bamwe mu bantu yagiye ahemukira, asaba imbabazi umugore. Amaze gusaba imbabazi araryama. Bigeze mu masaha amwe n'amwe y'umugoroba, abwira umugore, aramubwira ngo ndumva Imana inyemeye, ndatashye, uzabeho mu buzima bukiranuka. Icyo nshaka kuvuga ni iki: akiri mu bikorwa bibi abo twita abanyedini twari kumuciraho iteka. Ariko ndagira ngo nkubwire, kuba warabonye umuntu akora ikibi ntabwo bisobanuye ngo yamazeho imbabazi z'Imana. Tinda guca urubanza, kuko wowe uriho uhagaze waguka aryama, wa wundi uryamye yabyuka agahagarara akema. Icyo nshaka kuvuga ni iki:
isano y'umuntu n'Imana ituruka ku rukundo Imana ifite. Bibiliya iravuga ngo ruhebuje byose rwatumye twitwa abana b'Imana. Haleluya. Kandi ubwo turi abana b'Imana ni igisobanuro cyiza cy'uko iyo tubyaye itacuze iracyabyara n'abandi. Ubwo ukuboko kwiza kw'Imana kwakurambukiye ukabona ineza y'Uwiteka, ndagira ngo nkubwire ngo kwa kuboko kwarambutse ugakizwa ntikuraryama, kuracyategereje. Imana iracyarambuye ibiganza yemera abandi. Hari umugabo umwe nawe ndamuzi, yari uwa hafi yanjye mu isano y'iwacu cyane muri famiye. Yarashayishije akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko agiye gupfa ntiyageze mu rusengero. Yahamagaye pasiteri aramubwira ngo ndarwaye, ngwino usengere. Arasenga, umugabo arapfa, aratanga, aragenda. Si n'uwo wenyine, hari umujura tuziranyeho twese ku musaraba iburyo bwa Yesu, yagiye gupfa baramubamba, abwira Yesu aramubwira ngo ubwo uzazira mu bwami bwawe uzanyibuke. Agakiza k'Uwiteka karatwegereye inshuti z'umusaraba. Ntabwo gukiranuka n'isano y'Imana ntabwo tubibonera mu idini. Imana ishimwe. Oya, gutakaza idini si ugutakaza agakiza. Icyo akora ni ugutakaza umuryango wabo muhuje kwizera. Niyo mpamvu aho kugira ngo ubeho nk'incike waguma mu muryango, ntutakaze umuryango, ariko n'umuryango watakaye umuntu ntabwo tumwita umurambo nubwo waba uri imfubyi, ariko ntabwo wapfuye. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Gukiranuka ku migenzo y'idini katolike siko gakiza. Gukiranuka ku mahame ya Isilamu ntabwo ariko gakiza. Gukiranuka ku mahame ya ADEPR si agakiza, aya Zion Temple si agakiza. Ndagira ngo mbisubiremo, ibyo byose ni ibintu twagiye dukereya kugira ngo dushyireho itandukaniro n'abandi. Nicyo gituma nyine tuvuga ADEPR, Restoration Church, Zion Temple, Rehoboth. Nicyo gituma tuvuga gutyo, ariko kandi twese turi mu nzira imwe. Kandi roundabout y'inzira ni umusaraba, rompuwe y'inzira ni umusaraba wa Kristo. Ariko kandi inzira by'ukuri ndagira ngo babwire ko rompuwe si inzira. Ntabwo rompuwe ari inzira, ahubwo ni ihuriro ry'amayira. Ntabwo umusaraba ari inzira. Nimba ivuga abakirisitu baragira ngo ni ukugwa. Ndagira ngo mbakureho urujijo, nanabibutse iki. Abakirisitu benshi babigishije umusaraba kuruta Yesu. Barababwira ngo umusaraba ni ibyiringiro byanyu. Ndagira ngo mbabwire impamvu ari ibyiringiro, ni uwawumanitsweho. Ariko na mbere y'uko Kristo amanika umusaraba wari uhari. Na mbere y'uko Kristo amanikwa ku musaraba, umusaraba wari uriho. Kandi na nyuma y'uko amanitswe umusaraba uracyabaho. Ariko kandi imisaraba yose si ibyiringiro, wa Kristo niwe byiringiro. Kandi iyo tuvuga umusaraba ntituvuga kiriya giti, nta nubwo tuvuga iriya sinye. Oya, ntabwo aricyo cyitwa umusaraba, ahubwo icyabambye Kristo, icyatumye ajyaho. Intego ya Kristo yari imibabaro yacu, icyo nicyo cyitwa umusaraba. Kuko Simoni w'Umunyakorene yamutwaje igiti, ariko ntiyamutwaza intego y'umusaraba. Intego yagumye muri Kristo, arayibambanwa. Ni nacyo cyatumye tutakigira umusaraba wacu Igorigota. Oya, ahubwo uwacu uri mu buzima bwo kwizera no kwemera Kristo. Kandi umusaraba wacu, Bibiliya iravuga ngo umuntu nankorera ankurikire, umuntu nankurikire aza ahondi, kuko umuntu naza ahondi Data azamuha icyubahiro. Kristo yarongeye avuga irindi jambo, aravuga ngo kugira ngo umuntu ankorere agomba kubanza kwiyanga. Kwiyanga akikorera umusaraba we akankurikira. Kwikorera umusaraba wawe ni iki? Nababwiye ngo kwitanga. Hari ikinyarwanda, reka duse n'abakidiriwaho gatoya kugira ngo gise n'igisobanuka. Tugifungure dushyireho akanyerezo, icyitwa kwihana. Kuri A reka dushyireho akanyerezo, dukurure, tuvuge ngo kwihana. Mwumvishe mwiki? Nugusa n'uwiyibagirwa. Muririmbyi waririmbye indirimbo ya 4 mu gakiza ivuga ngo iki? Harimo igitero kivuga ngo singikora ibya byaga binezeza, ubu nkora ibyo ntikoresha. Singikora ibya byaga binezeza, ubu nkora ibyo nikoresha. Reka turebe Kristo aza kwikorera umusaraba yari asize iki? Yasize ubwiza, asiga icyubahiro, asiga ubumana, asiga ubutware. Nawe kimwe mu bimenyetso bituma
ugaragarwaho nk'umuntu wiyikorereye umusaraba ni uko usiga icyubahiro cyawe ukabaho nk'utakigira kandi uri umunyacyubahiro. ni uko icyo wita ubwiza kuri wowe n'ibikunezeza ubigurana ibinezeza Imana. ni uko intebe z'ubutware bwose ugomba kumenya ko nta ziri hejuru ya Kristo. hari abantu bafite teoloji twakwita teoloji liberali, baravuga ngo Yesu yarabirangije byose. Exactly, ndabyemera, yarabirangije, ariko ntiyarangije imirimo y'abizera muri Kristo. Ibyo yagombaga gukora yarabikoze, kuko niko yavuze. Yaravuze ngo narangije umurimo wampaye gukora mu isi. Aravuga ngo nta n'umwe mu bo wampaye uzimiye, ngo keretse umwana wo kurimbuka. Arongera aravuga ngo nsubize cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe. Icyo nshaka kuvuga kuri iryo jambo ni iki? Ariko agiye kugenda yabwiye abigishwa ngo muzakora n'ibyo ntigeze nkora. Niba harimo gukora, ntukanezezwe n'imirimo uzakorera muri Kristo Yesu atari imirimo yo gukiranuka. Turacyari gusubiza bya bibazo mwatubajije. Nibyo Yesu yamaze imirimo yose yagombaga gukora, ariko twebwe turiho ngo dukore imirimo igaragaza ko turi abizera. Muri iyo mirimo nabasobanuriye harimo gutsinda ibyaha, kandi isano y'umuntu n'Imana ni ubwere umuntu agirana n'Imana. Tujya dukunda kwigisha abantu tukababwira ngo fata mugenzi wawe mu kiganza umubwire ngo urasa n'Imana. Nibyo, ariko reka nkubwire ngo mu ngeso niba wejejwe ntabwo ari ku mubiri, kuko uko tuzasa ntabwo kurahishurwa, uko tuzamera ntikurerekanwa. Mama shenge urasa n'Imana na kamere yawe n'imiterere yawe. Icyo ni ikinyoma, ni murare nyine yabigisha tuba tubahaye. Ariko niba uri perfect mu myifatire, mu mitekerereze, mu mikorere yawe, yes, urasa n'Imana. Kwera k'umukiranutsi, kwera k'umukristo, gutsinda ibyaha, kunesha isi, niyo shusho y'Imana mu muntu. Ariko niba isi yakunesheje ntugisa n'Imana, birumvikana ko umaze kudivorusa n'isezerano ryo gukiranuka. Niba rero utagisa n'Imana mu mico no mu myifatire, waracunguwe ariko ntiwejejwe. Kandi rero ijuru si iry'abacunguwe gusa, ni iry'abacunguwe n'amaraso ya Kristo, ariko bakanezwa nayo, kuko Imana izatwara abejejwe. Bibiliya ivuga iki se mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 3:5? Iravuga ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Niba abanduye imitima batazayicamo, igihe wanduje umutima wawe nta nzira ufiteyo, kuko iyi nzira yaragaragaye, yarigaragaje, yarihishuye. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Kugera ikirenge mu cya Kristo ni ugutsinda nk'uko yatsinze, kwihangana nk'uko yihanganye. Kandi Bibiliya iravuga ngo ubwo twasangiye umunezero wo muri Kristo, dusangira n'amakuba yo muri Kristo, tukihanganira n'ibyo bigeragezo. Rero ibyo byose biri mu bigaragaza isano tugirana n'Imana, havuyemo ibyaha, kuko na Kristo ntiyigeze icyaha. Niyo ugikoze uguye muri za ntege nkeya, byukana ikiganza cy'imbabazi z'Imana kiracyariho, uhezwe, wature. Kandi kwaturirana ibyaha si ugusaba imbabazi mu rusengero, ahubwo kwaturirana ibyaha ni ugusaba imbabazi abo mwahemukiye. Mureke kujya gusaba imbabazi mu nsengero zitarimo abo mwahemukiye. Abo mwahemukiye mwabasize muri karitsiye, ni ugukereye urwango rutuma ubukristo bugira abanzi hanze kandi butewe namwe. Saba imbabazi uwo wahemukiye, nicyo Bibiliya yita kwaturirana ibyaha. Imana ibaha umugisha. Rero Yesu yarabirangije, ndabyemera, ariko ntabwo yarangijeho imirimo yo gukiranuka. Imirimo yo gukiranuka nitwe tuyikora nyine nk'abakiranutsi bari mu isi. Yewe mwaribwe ngo nta mukiranutsi ubaho, ngo n'uwiyise umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma, ngo niko Bibiliya yavuze. Ese kuki musoma ntimunatekereze? Nibyo, iyo wiyise umukiranutsi kubw'imirimo yawe uhinduye Imana umunyabinyoma. Ariko se kagakiza ka Kristo iyo gakoreye muri wowe ntukiranuke, byo uburinde kagakiza ubukagiza gake. None se gakoreye muri wowe ugakiranuka, ukiranutse kubw'agakiza k'Imana. Niyo mpamvu wiswe umukiranutsi, ntabwo ari kubw'imirimo yawe
yindi ni agakiza k'Imana kagukoreyemo, ni kwa kwizera kutsinze isi, kandi ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi, n'ikibyarwa n'umwuka cyose ni umwuka. Muraza kunyemerera nze kuvuga kuri utu tuntu mpita nsoza. Kuba mu idini si ukuba mu gakiza, ariko kuba mu gakiza bigusaba no kujya guhindura abari mu idini. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba ufite idini usengeramo ntibisobanuye ngo abatarigira baraguye, kandi n'uguye ntibisobanuye ngo ntaryo agira. Hari n'ugwa aririmo, hari n'ugwa ariyoboye, hari n'ugwa yararishinze, hari n'ugwa yarimitswe, hari n'ugwa afite iryo zina kandi akarigumana, akaguma gukora. Igisobanuro cyiza cyo kuba uhagaze kuruta kugaragara mu bantu bitiriwe izina ry'Imana. Wowe rero uri umutangabuhamya wawe, kugira ngo isano y'Imana igaragare kuri wowe, uri umutangabuhamya w'ubugingo bwawe. Noneho tuganire n'umutima wawe, urinde. Umutima wawe ni umushinjacyaha. Fata ukuboko kwawe kw'indyo nkubaze. Wowe wakurikije ijambo ry'Imana, fata ukuboko kwawe kw'indyo, baza ikiganza cyawe ngo nta mirimo yo gukiranirwa wakoze. Ongera uhindure nuko imoso uvuge ngo nta mirimo yo gukiranirwa. Baza amaso yawe ngo ntabwo ugira imirimo yo gukiranirwa. Umunwa nawe ubaze ngo amagambo yaguturutsemo ameze ate. N'amatwi yabaze icyo akunda kumva. Amaguru yawe yabaze ngo inzira wanyuzemo ni izihe. Ingingo zawe zose z'umubiri zibaze ngo ko ukora ibyo gukiranuka. Urahita ubona ko nubwo wabyawe n'Imana ariko ntiwanditswe nayo. Wariyizeye, ariko nyuma imirimo yawe ihakana ibyo kwizera kwawe. Hari abantu bavuga ngo mbese ngo umuntu yasibwa mu gitabo cy'ubugingo. Hoya, ahubwo ntiwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Se wagezemo gute? Erega ubundi twagiye tubigisha tubabeshya ngo igitabo cy'imirimo kugira ngo mubone uko muduha amaturo n'ibindi. Igitabo cy'imirimo se wasoje gukora? Ese ubundi ni nde wababwiye ko imirimo yanyu Imana irayizirikana pe, ariko izagenda iguherekeje? Ntabwo uzagenda uyisangayo, wowe uzinjirana nayo. Nyamaye nka data, hari umupastori wajya gutanga ubutumwa akavuga uburyo ngo yapfuye akajya mu ijuru. Mu mbabarire, iyo dutanga izo ngero ntituba tugira ngo duhangane n'abantu. Yapfuye ngo ajya mu ijuru, ngo agezeyo ngo abona ngo icyumba kirimo umwijima, ngo abajije ngo abaza umuntu ngo nuko atatanze icya 10. Barabashuka, nta mwijima uba mu ijuru. Uwo nguwo niba byari biremye umwijima, uwo mwijima wonyine mukeya wari ushoboye gutuma atanaribona. Ibyo ni ibintu tugenda twimagininga. Inzozi zanyu zose ntizisobanura ukuri, cyane ko n'ibyo wiroseho bitasohoye, ariko mubigira intambara ngo ibyo mwarose ku bantu nibyo bizasohora. Hari abantu bajya bansetsa n'iseti, nakurose ntiwakoze, Imana iguha umugisha, nzakubona gute nkubwira inzozi simpari. Ntabwo mfite umwanya wo kuza gutega amatwi inzozi wandoteye. Oya, wowe si zo wiroteye zarasohoye. Mwekere guca ibikuba, ubanza urebe uko uhagaze, sibyo? Hanyuma kugira idini umuntu abarizwamo ntabwo bisobanuye kubarizwa muri Kristo. Nababwiye ngo idini ni umuryango, ntukabe incike, kandi ukwiriye kuba no mu muryango. Rero abantu mutubaza ngo Imana yasiba umuntu mu gitabo cy'ubugingo, ngo Imana ngo ifite umwanya ngo kukandika none aha, ngo ejo ikongera ikagusiba. None se uzi ko hari ama application muri telefone ya expiring agahita yirimuvinga akikura muri telefone? Namwe niko mumeze. Hari igihe umuntu anezeza Imana akongera akayibabaza. Reka mbabaze rero kuri icyo. Ubu hagati y'abarimbuka n'ababona ubugingo Satani yanditse mu kihe gitabo? None se ari wowe nawe uwabanje gukiranuka ninde? Ari wowe na Satani wabanje gukiranuka ninde? Ese muribuka ko yitwa Rusofero, Rusifa? Muribuka ko yari yitwa urumuri rw'umuriro? Muribuka ko ariyo wayoboraga departema y'abaramyi mu ijuru? Ese reka nkubaze, muri mwe ninde wavukanye gukiranuka nk'uko Adamu yaremanywe? None se uwaremanywe gukiranuka si we wakiraniwe? None se niba yarakiraniwe, Imana ikamubona nk'uciriweho iteka ikamanuka kubw'imbabazi zayo ikamweza,
wowe urinde mu gihe cyo gukiranirwa. Nibyo da, reka twimuke tugaruke mu isezerano rishya. Pawulo yavuze ngo iki se? Yaravuze ngo mwirinde hatagira umwe muri mwe wagwa agaheranwa n'ababisha. Twongere tugaruke. Wandikiye Abaheburayo yababwiye ngo iki se? Yarababwiye ngo dutinye kugira ngo hatagira uwo muri twe wasa naho adashyikira iryo sezerano ry'uburuhukiro bubonerwa muri Kristo. Bibiliya ivuga iki se? Nuhagaze yirinde atagwa. None se Bibiliya irongera ikagaruka kwa Yuda ikavuga ngo hariho bamwe muri twe binjiye rwihishwa, binjiye basesengo bagenewe kera gucirwaho iteka, ngo ni abantu batubaha Imana, ngo bakora iby'isoni nke. Ndagira ngo ibi bintu byose mubitekereze. Mbivugiye iki? Ndagira ngo mbabwire ngo uriho ukiranirwa yaturutse mu gukiranuka, n'uriho ukiranuka yaturutse mu gukiranirwa. Kristo kubwo gukiranuka akiranutse kuko yanesheje ibyaha by'abantu, kubw'umucyo w'Imana yaramuritse, twemera uwo mucyo, ariko n'uwuvamo aragenda akajya kugwa. Muratinyuka ngo nta muntu Imana isiba mu gitabo cy'ubugingo? Muratinyuka ngo umuntu Imana yageneye ubugingo ntabubura? Nibyo, yarabugennye, ntabwo abubura kuko abunyazwe n'Imana, abubura kuko atabuhisemo, atabwemeye. Ese wowe reka nkubaze udukurikiye, Eliminati ifite indahiro, irahira kugira ngo umuntu abe umuyoboke, baramurahiza akemera akavuga ngo kubw'imibabaro nagize mu buzima natewemo n'Imana, nemeye kuyoborwa na Rusifero, mbaye ku ruhande rwe, akihakana Imana. Ese uwo muntu nawe araguma mu gitabo? Hari abantu bagurisha ubugingo bagafata ubutunzi, Satani akababwira ngo rekeraho tukimana wakira ubu buzima. Ese nawe urakibara gutyo? Ugiye ku mupfumu. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo inzu y'Imana ntifatikanwa n'ibishushanyo bisengwa. Ufite amasezerano y'umwuka n'ay'umupfumu. Ese ubwo uracyari mu bugingo? Kubera iki Bibiliya yanga ubusambanyi urunuka? Abantu baravuga ngo nuko ari icyaha gikorerwa imbere mu mubiri, na Bibiliya niko yavuze. Ese ni imbere mu mubiri nk'imbere mu mubiri nyine? Ni imbere mu ntekerezo z'umuntu, kuko nta muntu ugikora akiri mu isi y'umubiri gusa. Hari dimensiyo y'ubusabane akoreramo, kandi aho niho Satani akorera, ni icyumba cy'uruzerero rw'imyuka. Kubera icyo bikoze gutyo bikakubarwaho nabi, nuko ari isezerano ritejejwe, ritahawe umugisha. Kubera iki uvuganye n'Imana itaboneka, kandi n'ubundi dusabwa gusengera mu mwuka, Imana ikakubaraho urubanza? Nuko ari isezerano rya Satani, ni ubupfumu, ni ubucunyi. Ubaye mu opozisiyo w'Imana, nawe tukubare mu bugingo, ntibikabe. Imana iragushaka mu nzira yo gukiranuka, niyo sano umuntu agirana n'Uwiteka. Imana ishimwe. Niba udakiranuka waradivorushije, wakuyeho isezerano. Kandi gukiranuka ni iki? Ni ugukora ibyo Imana ishaka, no mu gihe ugwagwana bikunanira ukajya ubyuka ubwira Imana ngo nuko nteye, ni njye wa wundi. Wireberera ku bantu, duhora duseka abantu barababwiye ngo iyo umuntu aguye ngo isezerano rirahinduka ugatangira bundi bushya. Ntabwo ari uko imbabazi z'Imana zimera. Hari n'igihe ubyuka waraguye, Imana igakora ibiruta ibyo yagusezeranije. Nimumenyeho Imana imbabazi, ifite imbabazi nyinshi. Icyo nsorejeho, ntabwo isano yacu n'Imana ari umutungo, ntabwo ari imodokari, ntabwo ari amazu, ntabwo ari mariage nziza, si umugabo. Ibyo bishobora no kubibigusha, ariko igivuye ku Mana cyose kiba ari umugisha. Bibiliya iravuga ngo umugisha Imana itanga ntabwo yongeraho umubabaro. Pawulo yaravuze, ni Yohana yaravuze ngo bakundwa, twebwe turi abana b'Imana. Avuga ngo kandi niko turi koko. Imana iduhamagariye kuvuza impanda kugira ngo nawe wapfuye mu bugingo uzuke, nawe wakoze ibyaha barakubeshye ngo nta kibazo. Abantu benshi baravuga ngo Yesu ngo yaducunguye tutarakora ibyaha. Ninde wakubwiye se ko Yesu yapfuye ngo ibyaha uzakora biveho? Ese ubundi muzi ko mwacunguwe, mukizwa, mwakijijwe iki? Se ninde wababeshye ko Bibiliya? Ntabwo gukizwa ari ugukizwa ibyaha. Gukizwa ni ugukizwa urupfu rw'iteka, tugahabwa ubugingo bubyara ubuzima butsinda ibyaha.
iyo muba mwarakijijwe ibyaha ntimuba mukibikora, mwakijijwe urupfu rw'iteka, muhabwa ubugingo butsinda ibyaha. niyo mpamvu mugomba guhora murwana munesha icyaha. iyo ugikizwa Yesu yari kukibamba kikavaho isi ikaba paradizo. niho abaliberari muyobera, muzi ko Yesu yadukijije ibyaha. nose yarabikijije wongera kubikora gute? ubwo ukibikora biracyakuriho, ubwo ukibikora birahari. nibyo yaradukijije, dukizwa urupfu rw'iteka rwari rwarazanwe n'ibyaha, duhabwa ubuzima butsinda ibyaha. niba udatsinda ibyaha, ubuzima bw'iteka ryose muri wowe bwarapfuye, buranduye, burahumanye, urasaba kwezwa, uri umubembe. Bibiliya ivuga iki? iravuga ngo unesha kugeza imperuka niwe uzakizwa. turacyari kurwana. niyo mpamvu nsabye kugira ngo uhore ushaka gutsinda. twacunguwe rimwe, dukizwa rimwe, ariko duhora twezwa. nibyo twahawe imbabazi z'ibyaha. ni nayo mpamvu niyo twabikoze tukagaruka, Imana iratubabarira ariko ntikuraho ingaruka z'ibyaha. ingaruka z'ibyaha zikurwaho no kutabikora. Imana iguha umugisha. wanyemerera se niba bamaze kubona ukuboko kwarariganyije, umutima wawe nawe ukawusura, ukawubaza ngo uratekereza ibiki? wafata ya smartphone yawe nziza ukareba application zose zirimo, niba ari izo gukiranuka. wajya kuri mashine yawe, ese ama application yose, amafoto yose ariho nayo gukiranuka? nta na kimwe kirimo cyakubera inkomyi ku munsi wo kuvuga ko impanda. reba message wohereza, ese zimwe woherejejwe zo wabyitwaye mwute? iyo uri kuri FB ni ibiki ukunda kureba? ese kuri Instagram yawe ni icyo ureba? tubwizanye kuri, reba no kuri Instagram hasure, reba Twitter, nuducyo ukunda. ko imbuto z'igiti zigaragaza igiti cyari cyo, imbuto zawe zo ntizigusobanura? isano y'umuntu n'Imana ni iyihe? ni ubwere, ni ugukiranuka, kuko n'Imana irakiranuka. gusa n'Imana ni ugukiranuka, ni ukugira agakiza kaboneye. ese umuntu agira ihuriro rye n'idini gute? idini ni umuryango, niko nababwiye. ni ngombwa kugira umuryango kugira ngo tutaba incike kandi tukiri muri sosiyete. aha ni ku ijwi ry'umukanguzi. ntabwo nshaka ngo dusinzire ibitotsi by'urupfu, kandi Imana yaraduhaye akanwa ngo tuvuze impanda dukangura abasinziriye. reka nsoze nkwaturaho umugisha w'Imana. hanyuma wowe utarabatizwa mu mazi menshi, wowe wari warabatijwe kandi ukagwa, nawe wakoraga imirimo wari waraguye ubizi, ndagira ngo dufatikanye tubwire Imana ngo ngera umpembure, unyeze, nongere nse nawe. Mana Data twese uri mu ijuru, sengeye uyu mwene data muri Kristo Yesu. yari atarabatizwa mu mazi menshi, yari atarizera, ariko yumvisha ijambo ryawe arizeye, abyawe nawe. ubu ni urubyaro rwera, mwatuyeho umugisha n'imbaraga kubw'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu. uyu wari warabatijwe akagwa, mwatuyeho kubyuka kuko nawe arabigambiriye. uyu wari waraguye ariko akaguma gukora imirimo imwitirirwa, akizanira umuvumo. mukujeho umuvumo, ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo, ariko kandi mwatuyeho n'imbaraga z'umuzuko mushya, kugira ngo umugisha w'Imana umugaragareho, yongera abe mu ishusho yawe. bisenze nizeye ku bwa Kristo Yesu none n'iteka ryose. Amen. ijwi ry'umukanguzi.